Hello guys, birashoboka ko nawe ujya uhura n'ikibazo nk'iki ngiki. Gusa niba ujya uhura nabyo, icyo si kikiri ikibazo kuko muri no video ngiye kwereka step by step y'ukuntu wakemura ibibazo nka biriya, yaba kuri application ya YouTube, TikTok, WhatsApp, Facebook cyangwa se n'izindi zose zijya zihura na biriya bibazo. Icyo usabwa ni ukureba no video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo hatagira akantu na kamwe usimbuka ugahomba. Iki ni wari ubwa mbere usanze kuri no muyoboro wacu wa Party Tech 21, twegeraho ibintu by'ikoranabuhanga, kora like, share ndetse n'igitekerezo cyawe cyangwa se indi video wifuza ko twagukora hari icyo tukwigisha uyandike hasi muri comment. Twagiye rero. Ako nyamuna mbere ko dutangira wibuke nanone gukora subscribe ndetse unafungura inzogera kugira ngo buri video dusohoye ijye kugeraho mu ba mbere kuko ndabizi neza ko hano uzakora video zigufasha. Okay guys, nkuko twari tubivuze rero, iyo uhuye n'ikibazo nka kiriya kuri application iyo ari yo yose uraza ugakora ibingibi tugiye gukora. Urugero wenda twebwe reka tuvuge yuko WhatsApp yacu ariyo ifite kiriya kibazo. Icyo ukora rero uraza hano ujye muri settings za telefone yawe, biraterwa na telefone yawe ukoresha. Hanyuma numara kujya muri settings uze ujya ahantu handitse ngo apps. Ahangaha tuza ujya ahantu handitse ngo apps gutya uhafungure. Numara kwinjiramo rero uraza nanone ukore aha hejuru ahantu handitse ngo apps nka gutya. Ahangaha wongera ukoreho, urategerezaho akanya gato, ntabwo biri butinde. Bitewe rero na telefone yawe uburemere bw'ibintu biriho ishobora gutinda cyangwa se ikanihuta. Gusa numara kugera ahangaha urazamuka gake ushakemo ya application igihura n'ibibazo nka biriya. Twebwe twavuze ko tugiye gufatira urugero wenda kuri WhatsApp. Dore ngiyi WhatsApp dukoresha ni iyi ngiyi, iyi ya kabiri niyo twe dukoresha, iyi ngiyi iri hano munsi niyo dukoresha. Icyo uri bukore rero uraza ukayikoraho ukahita ujya ahantu handitse ngo storage ngaha. Iyo umaze kugera muri storage rero uzabona ibintu cyangwa se ahantu hameze gutya. Bazahita baguha total storage iyi application ikoresha, baguhe application uko ingana, baguhe data ifite ndetse baguhe n'iki cya gatatu ngo ni cache. Icyo uri bukore rero urahita uza ujya handitse ngo clear cache. Ahangaha hano umara gukoraho ukana hano hagiyeho 0B cyangwa se 0 byte. Ubwo cya kibazo twabonye mbere cyo kuvuga ngo wenda ngo urugero ngo WhatsApp is not responding ntago uzongera kukibona ukundi, ndetse n'andi ma application ayo ari yo yose nubikora kuriya ntago kira kibazo kizongera kuza. Gusa nanone bite na telefone yacu cyangwa se ubwoko bwa telefone yacu, hari umuntu ushobora kuba atajya mu ma application kuriya akaba wenda aza akajya nko kuri iyo application yayikandaho cyane yagumishaho urutoki. Hano haje hano hejuru haje ijambo ngo uninstall, hakaza andi menshi. Ira jambo rya riri hano hakahita haza andi menshi harimo app information. Niba telefone yawe ukwiteye urahita ujya handitse app information, hanyuma ugere hariya n'ubundi ubona ahantu handitse ngo data and cache, uhita uhanagura zira cache hasigareho 0 byte. Numara kubikora uko nguko uragaruka ukoresha application yawe, iyo ari yo yose bitewe na application yagize icyo kibazo uri buze kuza uyikoreshe. Gusa icyo nkwizeza 100% nuko utazongera kubona ibibazo nk'ibyo ngibyo. Iyo umaje kubikora uko nguko nta bibazo byo kuvuga ngo wenda ngo YouTube is not responding cyangwa se TikTok is not responding cyangwa se n'izindi application zitandukanye. Ngira ngo rero mwabibonye uko dukemura ikibazo nka kiriya. Ino video igufashije wibuke kuyisharinga abagenzi bawe ubona bashobora guhura n'iki kibazo, ndetse ntibagirwe no gukora like, share na subscribe. Igitekerezo cyawe gishyira hasi muri comment kugira ngo video y'ubutaha azaba ari ikintu wifuza yuko twaguhigisha gukora cyangwa se wamenya.